Wa mwataka wawe yaje. Wa mwataka wawe n'uyu nguyu. Oya uyu ni umudefanseri. Uyu umudefanseri. Sorry. Ariko nawe yagiteretsemo. Yagiteretsemo. Uzi igifaransa se mugweme mwiganirira? My French is you try to speak English somehow? No, French. French. Moi aussi je parle très peu de français. Comment ça va? Ça va bien, Tu vas bien? Oui. Comment est-ce que la match? Oui. Le match était très bien. On est très content de gagner les matchs. Même si c'est les matchs amicaux. On est très content. On est fiers de jouer avec le Rayon. Tu sens comment pour le supporter de Rayon? On est très fiers de voir les supporters derrière nous. On est content. Chaque match, on veut que les supporters viennent nous supporter pour qu'on gagne les matchs. Si on voit les supporters derrière nous, on est fiers. On donne à fond pour jouer. On est content. Ouais. Votre troisième match, le troisième victoire, lesquelles votre addition sur l'équipe de Rayon Sport? Oui, parce qu'on ne laisse pas le travail. Tout ça, c'est le travail. Même s'il n'y a pas de championnat, on s'entraîne pour gagner. On joue les matchs amicaux pour gagner. Si tu gagnes les matchs amicaux, si les matchs officiels viennent, ça sera facile pour nous. On est contents. Merci les gars. On est fiers des supporters. Ouais. Bonne chance. Merci. Wasiri urufaransa rwanjye rurangaraguye. Oya kuba utazi igifaransa si ikibazo cyawe. Nanjye igifaransa nzi ntago ari cyinshi cyane ariko gice nzi ndagerageza nkaba namubaza ikibazo. No, c'est pour toi. Wasiri. Ouais. Iyi match ni match ubonye gute? Mbonye abakinnyi ba AS Kigali barangije match basa nabijujuta ngo turibwe bo bari imbere ya televiziyo. Zirazaroruje? Yego. Ebyiri zose zari offside. Ariko uri umukinnyi biragoye ko ushobora kuba wabibonesha amaso, bisaba ko hari video ugomba kureba zikwereka ko ari offside cyangwa itari offside. So icyabaye rero nuko iyo uri mu kibuga iriya tension cyari kimwe ku busa, buriya iyo biza kuba nka 3 ku busa ho birakorohera cyane kuba watuza, ariko cyari kimwe ku busa. Iyo ari kimwe ku busa rero urimo urashaka uburyo watsinda ukabona okaziyo nk'iriya, hari aho bigorana kuba wamenya ko ari offside cyangwa atari offside, kandi niyo yaba ari offside bijya bigorana cyane. Hanyuma umwataka wawe rero wamubonye imikino ibiri ibitego bibiri, abantu baravuze Wasiri yaratubeshye yarakabije. Hari ikintu kimwe shaka kubwira abanyarwanda, hari ikintu kimwe shaka kubwira abanyarwanda. Kuriya kuntu mujya mugarura umuntu wavuze ibintu bitari byo, mujye munagarura ibintu biri by'umuntu yagiye avuga. Nibikabe ku kintu cyuko bitapfuye bitagenze neza akaba ari by'abantu bagarukaho, ariko n'icyagenze neza byibuza mujye mugerageza umuntu mu muhinda byoze. Uyaza hano mu Rwanda narababwiye ngo uyu si umwataka ubundi wakaba yaza hano, mu by'ukuri si umwataka wagakwiye kubaza hano, ariko kubera ko ibihe na Rayon Sport nka brand nini ibashe gukurura umukinnyi uremereye aje mu Rwanda, akinnye match ebyiri kandi ntaraba 100%, ntaraba uwanyawe, ariko match ebyiri ibitego bibiri arimo aratanga intsinzi ku ikipe ya Rayon Sport. Nyuma y'amezi 4 atameze neza, Rayon Sport yamuguze bizi neza ko arwaye, icyo bakoze ni ukumurindira. Nje narebye profile y'umuntu mbanza kwibaza ngo agarutse aje gukina mu Rwanda gute, agarutse muri Afrika gute, kuko umuntu wabaye top scorer muri 2021 muri Senegal agiye muri Maroc, ntanubwo yatinze muri Maroc, yahise ajya muri Czech Republic. Niba umuntu agiye muri Czech Republic akabitsinda akagira ikibazo cy'imvune, ibi bintu bijya bibaho. Hari n'abakinnyi b'abanyarwanda byagiye bibaho, urugero nka Abdul Rwatubyaye. Hari imvune ugira aya makipe adafite budget ihagije, akaba adafite ubushobozi bwo kukwihanganira, bakuguza uri umwataka babona wari mwiza, wari wowe wenyine, ariko birangiye babona ko iyo mvune y'igihe kinini ugize bizabagora kuyihanganira, baramurekuye. Rero Rayon Sport imenya ayo makuru y'uko umuntu bamurekuye. Ego ndaje biba ngombwa ko uyu mwataka Rayon Sport imenya amakuru y'uko bamurekuye. Iji ni gift Rayon Sport yabonye. Narabibabwiye ngo uyu niwe wigisha abandi uko batsinda, uyu niwe mukinnyi ufite inema yo gutsinda mu maguru ye. Isi iramutse yatabarwa n'igitego, ndongera mbisubiremo, isi iramutse yatabarwa n'igitego cyatsindwa n'uyu muntu witwa Fongani, wamubonye n'umuntu we aricara akaba ahagaze imbere ategereje ko umugezeho baro, yingezeho Serumugo ari yamutelefoniye aramwita baramubwira ngo ndahari bro, atsinda igitego n'umutwe.
hari abantu bavuze ngo wari uhagaze nawe mwiza Adolphe niyo yaba ari football kuruta wakora iki Fall nganya yashyize umupira ku mutwe Fall nganya yashyize umupira ku kirenge nta kindi kintu wakora usibye kureba umupira gutya ukajya mu nshundura ugatoragura Rayon Sport rero yaje ubu shigikiye ihame rya buri muntu wese watinya Rayon Sport iyi Rayon Sport yije imbere warya ibitego 8 uyije utiteguye uyije imbere utiteguye urabirya n'ibitego 8 kandi nk'iyi AS Kigali yo yari umukino wa gishuti twakiriye yanagendaga AS Kigali ni nziza ariko utekereze ko ndimo ndatsinda mfite abakinnyi badahari nta Charles Baruhari nta Haji mwabonye nta Keve nta Majari wa nta Paplay nta abakinnyi barenga 8-10 nta bari muri ikipe none se ubungu bo utayitinye wakora iki aho ndahita njyanira rero na match yakuweho kubera Amavubi ari kwitegura mu buryo bwiza kugira ngo mutoza azajyane muri kan iriya muri mwanzuro wawakiriye gute hari ikintu kimwe aba bantu bakuriye ligue bagomba gutekerezaho n'abantu bari mu mupira w'amaguru n'abayobozi bawo umupira w'amaguru ni ikintu gihenze umupira w'amaguru uri very costly ikipe urebye nk'amafaranga ibihemba ukareba ikipe amafaranga ibikeneye kugira ngo ubuzima bugende ubuzima bushoboke n'amafaranga menshi niyo mpamvu aba bantu batekerereza umupira w'amaguru ntibibe kwicara muri ofisi gusa ngo urebe ijisho ryawe rigarukire mu mpapuro z'ibyo urimo urabona umupira w'amaguru ni ikintu gihenda iyo ufashe shampiyona ugatekereza ko ushobora kuyikwedura ikaba yakinwa amezi 8 10 nangahe ntago ari byo iyi zamara imyaka 2 ntago ari byo ubu uyu munsi ni ibintu byari byoroshye ko abantu bareka ikipe y'igihugu igakina cyane ko ifite amamatch menshi ni ikine ariko periode nto yizajya ibonekamo barekure n'amakipe akine ntago Rayon Sport bivugira gusa ngo match ngo ya AP ntago ari byo byonyine tubivugiraho sibyo ntibe match ya IPR gusa ntibe match ya APR gusa iyo ngiyo ureka wenda yinagende inave ive mu nzira ariko abantu bakeneye gukina byibuza nibihingo itabaye fata iyo weekend ushyiremo journée yacu ya gatandatu twagombaga gukina na Bugesera ize dukine abantu babone match reba nk'aba bantu bangana gutya baje kura match ya gishuti gusa bakeneye champion kandi bishyuye abantu bishyuye nta numwe winjiriye ubuntu reba aba bantu kuba mazi ibyumweru 1 2 3 nayo Mavubi yawe uri kubereka atsindwa noneho urabyumva nawe agahinda buri gutera abantu ikintu kinezeza abantu hari abantu bari muri uru Rwanda batareba ibindi bintu batajya mu bitaramo batajya mu tubari ubuzima bwabo n'umupira w'amaguru gusa bareke rero babona umupira w'amaguru niwo bakeneye bareke bawubone ubu bareke babona umupira w'amaguru nicyo kintu bakeneye kubona mu buzima bwabo nutabikora gutyo hari ikintu uri kwima abantu kandi isi zabikubaza y'ubwayo gufata ikintu abantu bari bakeneye kibahereza ibyishimo warangiza ukakimana bitari no kuvuga abandi bantu bazakubaza cyangwa iki isi y'ubwayo izakubaza ikintu wakabe warakoze umwanya wari wicayemo bikarangira utagikoze ariko umutoza avuga ko agomba kwitegura kandi nawe agomba kubona abakinnyi imbere byo nta logique bifite njye bicyo mvuga sindi buze gutinda cyane ku bintu bya national niba wabyumvishe ndimo ndabikwepa sindi buze kubitindaho cyane equipe nationale bikunze ni byiza niyo bidakunze nabyo nta kibazo sibyo ariko nanone ngiye ndimo ndabwira wa muntu babwira ngo champion reke ihagarare ikipe y'igihugu ije mu mwiherero akabyemera think twice tekereza kabiri hari amakipe hano afite ubushobozi buva mu kidakama uwo ngowe niyo champion yaba imyaka 3 nta kibazo ariko noneho ibuka ya kipe ibaho kubera recette zavuye ku kibuga tekereza ikipe ibona amafaranga kuko habayeho umukino tekereza ikipe ibona amafaranga kubera abatera nkunga ariko baza kubera ko harimo haraba imikino ibyo byose ni ibintu ugomba kureba ukabibalansa hanyuma ukajya gufata uwo mwanzuro abanje kureba ibyo bintu byose ubu uyu munsi abantu bose duturanye muri aka karere abo duturanye bose bari buze gukomeza shampiyona iyi weekend iyi ngiye kuza Kenya barakina Ulinzi irakina na polisi bafite derby ikomeye ariko n'indi journée yose iraba mu gihugu cya Tanzania iyi weekend tugiye kujyamo hari Kariako Derby Kariako Simba na Yanga niba se nabo bazakiniza qualification nkuko tuzazikina ariko bo bakaba bavuga ngo ahantu habonetse periode ntuyereka abantu bakine niki kikubuza wowe kuba wabikora ngo abantu bakine ni ibintu byoroshye rega nukureba ngo iyi weekend niba umutoza afite match muri weekend cyane ko niba match zaba muri weekend izakurikira sibyo si ibintu byoroshye ko ari kuri abakinnyi bakaza bagakina
ni match iri kwa kabiri ari iyi weekend yo nta muntu uri kuyivuga iyi ntabwo turi kuyivuga nka weekend itaha urumva ari buze gucamo icyo cyumweru cyose sibyo habone gutangira indi camp ya equipe nationale iyo periode irimo iraca murayishyiriramo iki niba uri kubona ibi bikino byinshi bya equipe nationale byegeranye ibi bimatch byegeranye byinshi yaba match za CHAN haba qualification za AFCON ubwo 2023 abantu barayibagirwa ariko neza birimo qualification z'igikombe cy'iziri buze gukomeza nazo ziri buze kuza iyi 2025 igiye kuza harimo qualification z'igikombe cy'isi abantu barimo barabara iby'uyu mwaka gusa ariko ntibabari bya sezo iby'umwaka uri buze gukurikira ibyo byose rero iyo utabyitayeho bibi bibazo bihinduka ikibazo rwose. Hari ikintu ushaka kumbaza se umwataka ni wamubonye umwataka namubonye icyo nshaka kukubwira no icyo ni nk'aba bafana bari hano wenda bari kukureba online gira ikintu babwira bari barakubuze muri no minsi rega nsige maze iminsi nitonda hari ikintu kimwe ndi kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport unabahumuriza unabarema agatima reka ejo bundi asira trolley yari yawe cyangwa ni umuntu w'imbi biriya bintu nabivuga kweli ariko ndimo ndabikunda nene ko nigiye nta match zirimo ziraba abantu babona utuntu tubaruhura mu mutwe ntago ari ngiye wabivuze ahubwo ni troll bakoze n'umuntu wayikoze rwose ahantu iri shout out kuri we kabisa shout out yaranejeje cyane byari byiza yari iri mu bwenge ngunda umuntu ukoresha ubwenge bwanyuma akazana akantu so ikintu rero mvuga ni kimwe iki cyumweru tugiye kwinjiramo n'indi minsi igiye kuza hari ibyo turimo turabategurira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muraza kwibona muri iki cyumweru kigiye kuza ntago nifuza gutinda kuri match zitabaye kubitaragenze bitewe ya iki cyumweru tugiye kwinjiramo mugume hafi y'imbuga nkoranyambaga zanyu iza Rayon Sport mukomeze mudufollowing mukomeze mugiye kuri Instagram kuri X kuri YouTube channel yacu hari Big Bang dushaka kuzana iri buze kuza vuba hanga kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport twereke isi yose ko twebwe turabareyo ubwo rero kabagaseke gapfundikiye ahubwo tuzahura icyo gihe nabaye wa Wasiri ubu ngubu ndumva imbaraga ni nkeya nditonze ubuzima bumeze neza cyane ubwo igisigaye rero tuzegura muri icyo cyumweru kigiye kuza iki cyumweru kigiye kuza bagume hafi yacu kandi dufite akanyenyeri kacu gakora uko wumva ufite amafaranga uko wifuza kuganira na mugenzi wawe musangira agacupa ibuka ko na Rayon Sport ihari mukomeze mubikore mukomeze mubane n'ikipe ya Rayon Sport mu bibi byose ni byiza si byose ni ibyo urakoze cyane urakoze nawe